Igitabo cy'amaganya ya Yeremiya igice cya mbere. Umurwa w'i Yerusalemu ko usigayemo ubusa kandi wari wuzuye abantu. Uwari ukomeye mu mahanga ko yahindutse nk'umupfakazi. Uwari umwamikazi mu ntara yarayobotse aratura ikoro. Nijoro ararira cyane, amarira amutemba mu maso. Mu bakunzi be bose ntafite umuhumuriza. Inshuti ze zose zaramuriganije, zahindutse abanzi be. Abayuda bajyanywe ari imbohe babitewe n'akarengane n'uburetwa bwinshi bikabije. Batuye mu banyamahanga nta buruhukiro bahabonye. Ababarenganya bose babafashe bageze mu gakubiro. Inzira z'i Siyoni ziraboroga kuko ari ntawe ukiza mu materaniro yera. Amarembo yaho yose ni amatongo. Abatambyi baho barasuhuza umutima. Abari baho bafite umubabaro, naho ubwaho hafite ishavu. Abaharwanyaga barahanesheje, ababisha baho bagize ishya. Kuko Uwiteka yahababaje ahahoye ibicumuro byaho byinshi. Abana baho bato bajyanyweho abanyagano imbere y'ababisha. Ubwiza bwose bw'umukobwa w'i Siyoni bwamuvuyeho. Ibikomangoma bye byahindutse nk'impara zihebye urwuri. Byagiye bidafite intege imbere y'ababyirukanaga. I Yerusalemu mu gihe cy'umubabaro n'amaganya byaho, hibutse ibintu byaho byose binezeza ibyo hahoranye kera. Igihe ubwoko bwaho buguye mu maboko y'umubisha, ntihagire kivuna, ababisha bahabonye baseka ko habaye amatongo. I Yerusalemu hacumuye ishishano, nicyo gituma habaye ikintu cyanduye. Abahubahaga bose barahasuzuguye, kuko babonye ubwambure bwaho. Ni ukuri hasuhuza umutima kandi hasubira inyuma. Umwanda waho wageze ku myambaro yaho, ntihibuka iherezo ryaho. Nicyo cyatumye hacishwa bugufi bitangaje, ntihagira uhahumuriza. Ayi Uwiteka, itegereze umubabaro wanjye, kuko umwanzi anyitereye hejuru. Umubisha yasingirije ukuboko kwe ibintu byaho byose binezeza, kuko habonye yuko abanyamahanga binjiye mu buturo bwaho bwera. Abo wari wahakaniye ko badakwiriye kwinjira mu iteraniro ryawe. Abantu baho bose baraganya, barahahiriza ibyo kurya. Ibintu byabo binezeza babitanze ku byo kurya ngo bahembure amagara yabo. Ayi Uwiteka, reba kandi witegereze, nahindutse umugayo. Mwebwe abihitira mwese mwe, mbese ntibibabaje? Nimwitegereze murebe ko hari umubabaro uhwanye n'uwanjye wangezeho. Uwiteka yampanishije ku munsi w'uburakari bwe bukaze. Yohereje umuriro mu magufwa yanjye, uvuye hejuru uyageramo yose. Yategeye ibirenge byanjye umutego, yansubije inyuma. Yangize umwihebe ngacika intege umunsi wose. Ukuboko kwe kwamboheyeho umutwaro w'ibicumuro byanjye. Byarasobekeranye bingera mu ijosi. Yacogoje imbaraga zanjye. Umwami yantanze mu maboko yabo ntashoboye guhangana nabo. Umwami yagushije intwari zanjye zose zari zantuyeho. Yankoranirijeho iteraniro ryo guhondagura abasore banjye. Umwami yaribatiye umwari wa Yuda mu muvure nk'uko bawengeramo vino. Ibyo ni byo bindiza ijisho ryanjye. Ijisho ryanjye riratembamo amarira nk'amazi, kuko umuhumuriza wari ukwiriye kundema umutima ambaye kure. Abana banjye babaye impabe, kuko umwanzi yatsinze. I Siyoni harara amaboko, ntihaboneka uhahumuriza. Uwiteka yategetse ibya Yakobo, kugira ngo abamukikijeho bamubere ababisha. I Yerusalemu habamereye nk'ikintu cyanduye. Uwiteka arakiranuka, kuko nagomeye amategeko ye. Nimwumve ndabinginze mwa moko yose mwe, kandi mwitegereze umubabaro wanjye. Abari banjye n'abahungu banjye bagiyeho abanyagano. Natabaje abakunzi banjye, ariko baranshutse. Abatambyi banjye n'abakuru banjye baguye ku murwa, ubwo bashakaga ibyo kurya bihembura amagara yabo. Natabaje abakunzi banjye, ariko baranshutse. Abatambyi banjye n'abakuru banjye baguye ku murwa, ubwo bashakaga ibyo kurya bihembura amagara yabo. Ayi Uwiteka, itegereze kuko ndi mu makuba. Umutima wanjye urahagaze. Umutima wanjye uradihagura, kuko nagomye bishayishije. Inkota iricira hanze, kandi no mu rugo hari urupfu. Bumvise ko nganya, ntihagira umpumuriza. Abanzi banjye bose bumvise ibyago byanjye, bishimira ko ari wowe wabingize. Uzasohoze umunsi wavuze nabo bamere nkanjye. Ibibi byabo byose bize imbere yawe, ubagirire nk'uko wangiriye, umpoye ibicumuro byanjye byose. Kuko amaganya yanjye ari menshi, kandi umutima wanjye ukaba urabiranye. Igitabo cy'amaganya ya Yeremiya igice cya kabiri. Umwami ko yageretse ku mukobwa w'i Siyoni igicu cy'umwijima amurakariye. Yajugunye ubwiza bwa Isirayeli ku isi abuhanuye ku ijuru.
kandi ntiyibutse intebe y'ibirenge bye ku munsi w'uburakari bwe. Umwami yoreje ubuturo bwose bwa Yakobo ntiyamubabarira. Yashenye ibihome by'umukobwa wa Yuda abitewe n'umujinya, yabitsinze hasi, yanduza n'ubwami n'ibikomangoma byabwo. Yaciye ihembe rya Isirayeli ryose abitewe n'uburakari bukaze. Yahimye ukuboko kwe kw'iburyo imbere y'abanzi, kandi yatwitse Yakobo amumerera nk'umuriro ugurumana ukongora impande zose. Yamuforeye umuheto nk'umwanzi, yahagaze abanguye ukuboko kwe kw'iburyo nk'umubisha. Yishe abanyagikundiro bose, yasutse uburakari bwe mu ihema ry'umukobwa w'i Siyoni bwaka nk'umuriro. Umwami yahindukiye Isirayeli nk'umwanzi, yamumize bunguri. Yamazeho ingoro ze zose, kandi ibihome bye yarabisenye. Yagwirije umukobwa wa Yuda umubabaro n'amaganya, kandi yaranduye uruzitiro rwe arumaraho nk'urwo ku murima. Yakuyeho ahantu he h'iteraniro. Uwiteka yatumye ibirori byera n'amasabato byibagirana muri Siyoni, kandi uburakari bwe bukaze bwatumye ahinyura umwami n'umutambyi. Umwami yataye kure igicaniro cye, yazinutswe ubuturo bwe bwera. Inkike z'ingoro z'i Siyoni yazitanze mu maboko y'ababisha. Bashakubije mu nzu y'Uwiteka nko ku munsi w'ibirori byera. Uwiteka yagambiriye kurimbura inkike y'umukobwa w'i Siyoni, yahageresheje umugozi. Ntarakagerura ukuboko kwe kureka kurimbura, kandi igihome n'inkike yabiteye ku buroga byihebeye icyarimwe. Amarembo ye arigise mu butaka, imyugariro ye yarayisandaje arayivunagura. Umwami we n'ibikomangoma bye bari mu banyamahanga, aho amategeko y'Imana atari. Ni ukuri abahanuzi be nabo ntibakibonekerwa n'Uwiteka. Abasaza b'umukobwa w'i Siyoni bicaye hasi baguwemo n'akayubi, biteye umukungugu ku mitwe, bakenyeye ibigunira. Abari b'i Yerusalemu bariyunamiriye. Amaso yanjye yakobowe n'amarira, umutima wanjye urahagaze. Inyama zo mu nda zirasandaye mbitewe no kurimbuka k'umukobwa w'ubwoko bwanjye, kuko abana bato n'abonka barabiraniye mu nzira z'umurwa. Babaza ba nyina bati, amasaka na vino biri hehe? Ubwo barabiraniraga mu nzira z'umurwa nk'inkomere, imitima yabo ihondoberera mu bituza bya ba nyina. Nakuvugaho iki? Icyo nakugereranya nacyo ni iki, wa mukobwa w'i Yerusalemu? Naguhwanya n'iki kugira ngo nguhumurize, wa mukobwa w'i Siyoni we? Kuko icyuho cyawe ari kinini nk'inyanja, ninde wabasha kugukiza? Abahanuzi bawe beretswe iby'ubusa n'iby'ubupfu ku bwawe, kandi ntibakugaragarije igicumuro cyawe kugira ngo bagarure abawe bajyanywe ari imbohe. Ahubwo beretswe ibiguhanurira ibinyoma byatumye ucibwa. Abahisi bakubita mu mashyi ku bwawe, barimyoza bakazunguriza umutwe umukobwa w'i Yerusalemu bati, mbese uyu ni wa murwa abantu bariburaga ko ari mwiza bihebuje n'umunezero w'isi yose? Abanzi bawe bose barakwasamiye, barakwimyoza bahekenya amenyo bati, twamumize bunguri. Ni ukuri uyu ni wo munsi twari dutegereje, none turawubonye, turawuruzi. Uwiteka yakoze icyo yagambiriye, yashohoje ijambo rye yategetse mu minsi ya kera. Yagukubise hasi kandi ntiyakubabarira. Yatumye umwanzi wawe akwishimaho, yashyize hejuru ihembe ry'ababisha bawe. Umutima w'ab'i Yerusalemu watakiye umwami bati, wa nkike y'umukobwa w'i Siyoni we, reka amarira atembe nk'umugezi ku manywa na nijoro, we kuruhuka imboni y'ijisho ryawe ye gutuza. Haguruka uboroge mu ijoro, uhereye igihe batangiriza izamu, usuke umutima wawe nk'amazi imbere y'Uwiteka. Umutegere ibiganza kubw'amagara y'abana bawe bato, baremberejwe n'inzara mu mahuriro y'inzira zose. Ayi Uwiteka, itegereze kandi urebe uwo wagiriye ibyo. Mbese abagore barya urubyaro rwabo, abana baguyaguya mu maboko yabo? Mbese umutambyi n'umuhanuzi bakwicirwa mu buturo bwera bw'umwami? Umusore n'umusaza baryamye hasi mu nzira. Abari banjye n'abahungu banjye bagushijwe n'inkota. Wabishe mu munsi w'uburakari bwawe, warabasogose ntiwabababarira. Wampamagariye ibinteye ubwoba impande zose nko mu munsi wo guterana kwera, kandi nta warokotse umunsi w'uburakari bw'Uwiteka ngo asigare. Abo naguyaguyaga nkabarera, umwanzi wanjye yabamazeho. Igitabo cy'amaganya ya Yeremiya, igice cya 3. Ndi umuntu wabonye umubabaro, yankubise inkoni y'uburakari bwe. Yaranshoreye ancisha mu mwijima atari mu mucyo. Ni ukuri yakomeje kumbangurira ukuboko hato na hato burinda bwira. Inyama yanjye n'umubiri wanjye bishajishijwe nawe, amagufwa yanjye yarayamenaguye. Yanyubatseho anzingiraho indurwe n'umuruho,
yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera, yankubiye mu nkike kugira ngo ntahinguka mu irembo yatumye umunyururu wanjye undemerera. Ni ukuri iyo mutakiye mutabaza, gusenga kwanjye aguheza hanze. Inzira zanjye yazicishije inkike z'amabuye, aho nanyuraga yarahagoretse. Amereye nk'idubu yubikiye, nk'intare iciye igico. Yayobeje inzira zanjye kandi yarantanyaguye angira indushyi. Yamforeye umuheto angira intego y'umwambi we. Yatumye imyambi yo mu kirimba cye impinguranya impyiko. Nahindutse urw'amenyo mu bwoko bwanjye bwose, bangize indirimbo umunsi wose. Yanyujujemo ibisharira, yampagije apusinto. Amenyo yanjye yayahongoje amabuye, yandengeje ivu. Kandi watandukanije ubugingo bwanjye n'amahoro akamba kure, guhirwa narakwibagiwe. Maze ndavuga nti imbaraga zanjye no kwiringira kwanjye nari mfite ku Uwiteka birashize. Ibuka umubabaro wanjye n'amakuba yanjye apusinto n'indurwe. Ubugingo bwanjye buracyabyibuka kandi burihebye. Iki nicyo nibuka, nibyo bindema umutima. Imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura. Zihora zunguka uko bukeye, umurava wawe ni munini. Umutima wanjye uravuga uti Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Uwiteka abereye mwiza abamutegereje n'ubugingo bw'umushaka. Ni byiza ko umuntu yiringira ategereje agakiza k'Uwiteka atuje. Bikwiriye umuntu kuremererwa akiri umusore, yicare yiherereye kandi yihoreye, kuko Imana yabimushyizeho. Nakubita akanwa ke mu mukungugu niba hariho ibyiringiro. Ategere umusaya we umukubita bamuhaza ibitutsi, kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka. Naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe, nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Umwami ntakunda ko banyukanyukira imbohe zose zo mu isi, cyangwa ko bacira umuntu urubanza imbere y'isumba byose bamwirengagiza. Kandi kugoreka urubanza rw'umuntu umwami ntabyemera. Ninde wahanura bikabaho kandi umwami atari we ubitegetse? Mbese ku bushake bw'isumba byose ntihaturuka ibibi n'ibyiza? Umuntu ukiriho uhaniwe ibyaha bye yakwinubira iki se? Dutekereze inzira zacu, tuzigenzure, tubone kugarukira Uwiteka. Twerekeze imitima yacu ku Mana iri mu ijuru, tuyitegere n'amaboko yacu. Twaracumuye kandi turagoma, nawe ntiwatubabarira. Watumiramirijeho uburakari bwawe uraduhiga. Waratwishe ntiwatubabarira. Wikingiye igicu kugira ngo gusenga kwacu kudahita ngo kukugereho. Waduhinduye ibishishwa n'ibishingwe hagati y'amoko, abanzi bacu bose baratwasamiye. Ubwoba n'urwobo, gusenya no kurimbuka byose byatugezeho. Ijisho ryanjye riratembamo imigezi y'amazi, ndizwa no kurimbuka k'umukobwa w'ubwoko bwanjye. Ijisho ryanjye ntirihwema gutembamo amarira ubutitsa, kugeza igihe Uwiteka azitegereza akareba hasi ari mu ijuru. Amarira y'ijisho ryanjye yandembeje bitewe n'abakobwa bose bo mu murwa wanjye. Abanyangira ubusa bampize cyane nk'inyoni. Banyiciye ubugingo mu rwobo rw'inzu y'imbohe, bandimburiraho ibuye. Amazi yarandengeye ku mutwe, maze ndavuga nti ndapfuye. Natakiye izina ryawe Uwiteka, ndi mu rwobo rw'imbohe rw'ikuzimu. Wumviye ijwi ryanjye, ntunye mu gutwi kwawe ngo utumva kuniha kwanjye no gutaka kwanjye. Umunsi nagutakiraga wanje hafi, uravuga uti witinya. Ayi mwami, wamburaniye urubanza rw'umutima wanjye, wacunguye ubugingo bwanjye. Ayi Uwiteka, wabonye akarengane kanjye, none ncira urubanza. Wabonye guhora kwabo kose n'imigambi yabo yose bangira. Wumvise ibitutsi byabo, ayi Uwiteka, n'imigambi yabo yose bangira, n'iminwa y'abahagurutswa no kuntera, n'inama zabo zose bangira umunsi ukira. Itegereza imyicarire yabo, reba imihagurukire yabo bangize indirimbo. Ayi Uwiteka, uzabiture ibihwanye n'imirimo y'amaboko yabo. Uzabaha umutima uhumye, umuvumo wawe ubagereho. Uzabakurikirane ufite uburakari, kandi ubarimbure ngo bashire munsi y'ijuru ry'Uwiteka. Igitabo cy'amaganya ya Yeremiya, igice cya 4. Izahabu ko yafutukuye, izahabu nziza cyane ko yahindutse. Amabuye y'ubuturo bwera yanyanyagijwe mu mahuriro y'inzira zose. Abahungu b'ibikundiro b'i Siyoni bari bameze nk'izahabu nziza, ko bagereranijwe nk'ibibindi bibumbwa umurimo w'amaboko y'umubumbyi.
ndetse imbwebwe nazo ziha ibibwana byazo amabwabwa ngo zibyonse. Umukobwa w'ubwoko bwanjye yahindutse inkazi nk'imbuni zo mu butayu. Ururimi rw'umwana wonka rufata mu rusenge rw'akanwa ruguyubuga. Abana bato baragabuza ariko nta muntu ubagaburira. Abasanzwe bafungura bitonze bihebeye mu nzira. Abarerewe mu mihemba barambaraye ku macukiro. Kuko igicumuro cy'umukobwa w'ubwoko bwanjye kirusha icyaha cy'isodomu gukomera. Niho hubamye mu kanya kandi nta maboko ahakozeho. Imfura ze zari ziboneye kuruta shelegi, zarushaga amata kwera. Zari zikeye mu maso kurusha amabuye ya marijani, zarabagiranaga nka safiro. Mu maso habo hahindutse ingiro kurusha umukara, ntibakimenyekana mu nzira. Umubiri wabo wumatanye n'amagufwa yabo warumye wabaye nk'igiti. Abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko bo bapfa urupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirima. Abagore b'imbabazi bafasha abana bibyariye barabateka baba ibyo kurya byabo igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse. Uwiteka yashohoje uburakari bwe, yasutse umujinya w'ukaze kandi yakongeje umuriro muri Siyoni utwika imfatiro zaho. Abami bo mu isi n'abatuye mu isi bose ntabwo bibwiraga ko ababisha n'abanzi batwaranira mu marembo y'i Yerusalemu. Ibyaha by'abahanuzi baho n'ibicumuro by'abatambyi baho basheshe amaraso y'abakiranutsi muri yo, ibyo nibyo byabiteye. Barindagira mu nzira nk'impumyi biyanduje amaraso, bituma abantu badatinyuka gukora ku myambaro yabo. Barabamagana bati, nimugende mwabahumanye mwe, nimuhave ntimugire icyo mukoraho. Igihe bahungaga bateraganwa, abo mu banyamahanga baravugaga bati, ntibazongera gutura hano ukundi. Uburakari bw'Uwiteka bwarabatatanije, ntazasubira kubitaho. Ntibitaye ku batambyi, ntibasomera n'abasaza. Amaso yacu arembejwe no gutegereza gutabarwa kwacu, kandi ari iby'ubusa. Ubwo twategereje ubwoko utabasha kudukiza. Baratwubikiye bituma tutabasha kunyura mu mayira yacu. Iherezo ryacu riri hafi, iminsi yacu irashize, kuko iherezo ryacu rigeze. Abatwirukana barusha ibisiga byo mu kirere imbaraga. Batwirukanye ku misozi miremire no mu butayu bakaducira igico. Uwatumaga duhumeka ari we wasizwe n'Uwiteka, yafatiwe mu myobo yabo, kandi ari we twari twizeranye tuti, mu gicucu cye niho tuzatura dukijijwe n'abanyamahanga. Ishime kandi unezerwe mukobwa wa Edomu we, utuye mu gihugu cyo muri Usi. Nawe igikombe kizahita kikugeraho, uzasinda wiyambike ubusa. Igihano cy'igicumuro cyawe kirarangiye, yewe mukobwa w'i Siyoni we, ntazongera kukujyana kure uri imbohe. Yewe mukobwa wa Edomu we, azaguhamira igicumuro cyawe, azatwikurura ibyaha byawe. Igitabo cy'amaganya ya Yeremiya, igice cya 5. Uwiteka ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu. Umwandu wacu wahindutse uw'abanyamahanga, n'amazu yacu yabaye ay'abimukira. Turi imfubyi, ntitugira ababyeyi, ba mama bameze nk'abapfakazi. Tunywa amazi tuguze, inkwi zacu tuzibona dutanze ibiguzi. Abatwirukana batuguye ku majosi, turarembye kandi ntidufite akito ko kuruhuka. Ukuboko twaguhaye Abanyegiputa n'abo mu Ashuri kugira ngo tubone ibyo kurya biduhagije. Ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Abagaragu nibo badutegeka, ntawe uhari wo kuturokora ngo adukure mu maboko yabo. Ibyo kurya tubibona duhaza amagara kubw'inkota yo mu butayu. Umubiri wacu urirabura ni nk'uw'inkono bitewe n'inzara yatwokamye. Bakindaga abagore b'i Siyoni n'inkumi zo mu midugudu y'Ubuyuda. Ibikomangoma byamanitswe biboshywe ukuboko kumwe, ntibasomera n'abasaza. Abasore bakorewe insyo n'abana bikoreye imiba y'inkwi bagenda basitara. Abakuru baretse kwicara ku irembo, n'abasore ntibagicuranga. Umunezero wo mu mutima wacu urashize, imbyino yacu ihindutse umuborogo. Ikamba riraguye riva ku mutwe wacu, tugushije ishyano kuko twakoze ibyaha. Nicyo gituma umutima wacu urabirana, ibyo nibyo bituma amaso yacu ahunyeza. Bitewe n'uko umusozi wa Siyoni ubaye amatongo, ingunzu zirawuzereraho. Weho Uwiteka uhoraho iteka ryose, intebe yawe ihoraho uko ibihe biha ibindi. Kuki watwibagirwa iteka kandi ukatureka igihe kirekire kireshya gityo? Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye. Tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Ariko waradutaye rwose, utugirira uburakari bwinshi.